Okay. Muri mwebwe ninde ukunda ibiryo kurusha undi? No. Biransa ariko ntabwo bibaza biragaragara. Mingenza Umuntu wese yangu. Ninde ukerereza undi iyo mugiye gusenga? Ninde muntu ugira imitoma cyangwa amagambo y'urukundo aryoshye kurusha undi? Ibintu ko bikomeje kuntungura. Nakekaga ko nka papi mama nari umuntu romantike urumva ufite n'amagambo ashobora kugenda akagera kure cyane. Urumva nyine turabikora twese nanjye ntago noroshye ariko arandusha. Okay. Asigaye ibibazo bibiri rero. Hanyuma mu guhura rero umunsi wa mbere duhura ntabwo twahuye gutya physically, twahuriye kuri WhatsApp, groupe ya WhatsApp. Iyo groupe yari igamije iki mwahuriyemo se? Iyo groupe yari igamije gutegura birthday party ya murumuna wanjye. Tugiye gukina umukino mutoya w'iminota 2 turaza guhita twinjira mu buzima bwanyu. Umukino urahita utubwira ubuzima. Nabona papi yarimo kureba. Doreka akunda gukina. Akunda gukina. Ndamubeshye. Doreka ni nk'uwo mukino ukunda gukina nk'iyo muri kumwe mu rugo. Ari gutebya koko ariko nyine turaho dusanzwe. Nta bantu barakubwira ko wivugira nk'umuntu w'umutesi utajya uvuga nabi. Barabikubwira. Base mu buzima ujya urakara cyangwa ukavuga nabi? Nka ryari byagenze gute ubwo? Igihe habaga situation kakora akazi kubera ko uri umuntu ufite kamere nubwo Kristo yatsinze muri twebwe. Yego. Agerageza kutumanura tukagaragara nk'abantu nyine bitajya bibaho kubera ko turwana tukabinesha ariko karazi ko byagenda kose. Hata nagatsure. Akunda umuntu agira nka wenda nk'agatsure runaka ku muntu wenda ukoza nk'amafuti. Ariko n'ubundi yari kuvuga nawe wumva bitamubereye. Sembeshe. Kuvuga nabi ntago bimubereye. Hari nk'igihe yigeze agira agatsure kuri wowe se? Ubwo byari byagenze gute tugira amafuti menshi? Ubwo byari byagenze gute nani nk'akantu wibuka? Reka tureka kuvuga amafuti yacu hano. Ariko ko gatsure kabaho gusa ngiye hari n'igihe yanavuga nabi ngaseka. Igihe avuga nabi ngaseka avuga ko ari byo bimurakaza. Kubera ko mba numva atari ibye nyine. Okay, reka twinjire kuri wa mukino rero. Ubwo murahindukira murebane mu mazi. Icyo nzajya mbaza niba mbajije wenda ikibazo nkavuga ngo ninde muntu ukunda kuryama mbere? Hagati yanyu uzi ko abikora urahita umutunga urutoki. Twaye turyamira rimwe. Mwaye muryamira rimwe? Ubwo muratungana intoki ntayo buri wese arumva icyo mvuze uwo kireho. Ngo bajye kuryama. Uryama mbere sibyo? Okay. Nta kibazo. Mu gitondo iyo mubyutse ninde ubyuka ukanguka mbere? Okay. Muri mwebwe ninde ukunda ibiryo kurusha undi? No. Biransa ariko ntabwo bibaza biragaragara. Mingenza umuntu wese yangu. Ninde ukerereza undi iyo mugiye gusenga? Ninde muntu ugira imitoma cyangwa amagambo y'urukundo aryoshye kurusha undi? Ibintu ko bikomeje kuntungura. Nakekaga ko nka papi mama nari umuntu romantike urumva ufite n'amagambo ashobora kugenda akagera kure cyane. Urumva nyine turabikora twese nanjye ntago noroshye ariko arandusha. Okay. Asigaye ibibazo bibiri rero. Iyo mugiye kurya rimwe na rimwe ninde ushobora kwibagirwa agakoramo mutarasenga? Umaze kwibagirwa inshuro nyinshi? Okay, tugiye ku kibazo cya nyuma rero ko gikomeye cyane.
gikomeze cyangwa nkihorere ntabwo tukizi ntabwo hitamo gikomeze cyangwa ikiyorere yego baramutse bahitishijemo ngo mutore ujya kuba pasiteri yego hagati yanyu ninde ubona waba pasiteri n'ubundi ni we ariko murakoze cyane kuri uyu mukino mwiza nizere ko uno mukino utabacumuje yego wari uryoshye cyane hari indi verisiyo yanyu maze kubona abantu bazi ko mwitonda mutavuga ariko mugira burage nyinshi cyane kandi nziza turatebye kabisa yego tugiye kwinjira gato mu nkuru yanyu y'urukundo abantu babonye bavuga ngo waho mbega couple nziza ikindi ariko bavuga ko mujya gusa muteretana bajya babibabwira ko tugiye gushaka mushiki wawe cyangwa wowe kugiye gushaka musaza wawe yewe no mu murenge baratubwiye ati mubanze murebe neza ko nta masano mfitanye babikubwiye rero papi watekerezaga iki wumvaga bakubwiye ibyo ngibyo ntabwo wigeze utanga ujye kubwira nk'umubyeyi uti banza usubiremo mwira ibisekuruza neza oya usibye wenda kuba bavuga ngo turasaha ariko ntabwo ari cyane bikabije ku buryo byaba ikindi hari ukundi muba muziranye hari ukuza amateka ye hari umuntu nkange wavukiye cyangwa undi wo muri Kigali ni Musanze uhita wumva ko ntaho bihuriye ikindi urumva Dorcas ngira ngo yavutse papa wanjye yitabye Imana ubwo rero urumva ko ntaho byaba bihuriye byaba bihuriye yego umunsi wa mbere uhura na Dorcas hari hehe Dorcas rero duhura wa mbere duhura nari muzi bisanzwe nk'uko abasore bose bazi ngo hari abakobwa beza nawe wari uzi ko wari umuzi hehe wari umuzi gute nari muzi ko ari uw'i Musanze rero kuba yari inshuti n'abantu b'inshuti zanjye ibyo ngibyo byabo byasaga naho bimeze nk'aho tuziranye kandi nawe ndabizinyeza ko yaranze hanyuma mu guhura rero umunsi wa mbere duhura ntabwo twahuye gutya fizikare twahuriye kuri WhatsApp groupe ya WhatsApp iyo groupe yari igamije iki mwahuriyemo se iyo groupe yari igamije gutegura birthday party ya murumuna wanjye so tuyihuriraho rero hanyuma ukamubona avuga cyangwa se asubiza nanjye nyine nkavuga so hanyuma dufata nimero yego ninde yabanje kwaka undi nimero ukibona bamushyize muri groupe imwe nawe harya ubwo yari BD party ya Musinga giko none Dorcas bamuzanyemo ukibona bamuzanyemo cyangwa ukiye muri groupe kabonamo nimero ni iki cyaje mu bitekerezo byawe urumva kubona nyine ko ari wa mukobwa mwiza nyine abantu bahora batangarira waje nawe muri groupe ubwo rero ikimara kubona muri groupe tubwiye ko byageze mugafata nimero niwe wafashe nimero bwa mbere ikiganiro cya mbere wamubwiye iki jambo rya mbere nafashe izi nafata izanjye ubabanje kuzifata ninde ntabwo tubizi kuko ntitwari turi hamwe ahumva muri groupe umuntu ayisevinga rero se wamenye okay ninde abanje kwandikira undi rero nta kibazo urumva hashira nk'iminsi ajya kubona ukabona umuntu arapostinze kandi urabizi ko umuntu ntabwo yapostinga ngo ubone status ze adafite nimero yawe yego umva nyine nabyumvaga ko afite nimero yanjye hanyuma dutangira nyine kwandikirana ninde watangiye kwandikira undi rero ni wowe ijambo rya mbere wamwandikiye ni irihe niba ukiryibuka agusubiza Dorcas nibyo ijambo rya mbere yakwandikiye ni hayi bamusubirira ngo iki naramusubira ni hayi muraho neza nisiko mbona papi urumva ko umuntu ari umunyamwuka cyane ashobora nko guhita kwandikira bwa mbere nk'umukobwa ati yes ashimwe mukobwa
icyo gihe akwandikiye ngo hayi wahise ubona ari papi usanzwe uzi umunyamwuga nahise mbona ari we nyine ukibona akwandikiye ngo hayi rero ni iki watekereje ukaba uri kutubwira rero ubona akwandikiye ngo hayi ni iki cyaje mu bitekerezo byawe ntabwo byari ibintu bidasanzwe kuko nk'uko yabivuze twahuriye muri gurupe ya watsapu ya Petit Frere wiwe Musinga twari tuziranye Musinga rero ukuntu twari tuziranye yari inshuti yanjye cyane rero Musinga akaba ashaka ko mukuru we tumenyane abishaka cyane abishyiramo n'imbaraga nyinshi ariko tubanza kumugora ndamugora na mukuru we aramugora twese nyine twumva twihagazeho kandi njyewe nakundaga ibintu akora muri make nari nk'umufana niko nabyita nari umukunzi w'ibintu akora so Musinga rero akaba abizi agashaka nyine ko tumenyana pe abishaka cyane ko tuvugana akajya abimbwira nawe akabimubwira tuduhuriye kuri urwo rubuga ndavuga ngo you never know savinga nimero nawe bigenza gutyo arazisevinga hanyuma rero tuza gusanga buri wese afite nimero zondi aranyandikira kuko nari nzi ko Musinga bimubwira nanjye akabimbwira numvaga ari ibintu bidasanzwe numvaga nyine yafashe umwanzuro wo kumvugisha yego papi Musinga niwe wafashe initiative bavuga grand frère wanjye ariko ndabona uyu mukobwa azavamo umukazana mwiza wo mu muryango urumva cyangwa hari icyo aramuguka mugati rero ndumva igihe kigeze ndimo ndashaka umukobwa oya yajyaga bimbwira ntabishaka hashize ashobora kuba hashize nk'imyaka nk'ibiri kabisa ambwira ati urumva akagira igihe azatuza ko nabaga nifitiye ibindi bintu byinshi ndimo by'umurimo w'Imana n'ikindi bizi avuga nti ntabwo ndabyinjiramo cyane ikindi hari igihe cyageze mufata umwanzuro wo ibintu byo gukundana nyine bya gisore ninjiye mu murimo w'Imana kwa kundi uvuga ngo noneho mbaye committed gukorera Imana nahise mbireka ibintu byo kumva nakundana na runaka ndavuga no igihe kizagera ngiye gushaka nkundana hanyuma rero yabimbwiraga rero numva n'ubundi nabwo igihe kitaragera ngifite ukuntu ndi busy cyangwa se umuntu akiniyubaka gutyo so hanyuma ariko nabwo simbyumve urumva hari ukuntu umuntu nyine agira nka karagiteri ko kumva nawe yihagazeho ukuntu ubundi nk'ubundi ninjira mu bintu byo kujya gutereta umukobwa namutereta akankatira ntaca he koko mu by'ukuri so rero ni uko nguko navuga ngo byagiye bitinda ariko igihe kiragera nk'uko nyine nakubwiye twahuye yego ku munsi w'ubukwe waririmbye indirimbo nziza abantu bose ngo basesa urumeza umuntu agahita yabaza ati buriya noneho bira twabonye ku bukwe umunsi rero ajya kumuporopoza bwa mbere agiye kumubwira ko amukunda byari bimeze gute reka Dorcas atubwire iyo nkuru urumva Dorcas umunsi papi aguporopoza akubwira ko agukunda tubwire uburyo byari bimeze aho dute tunava ngo twinjire rwose mu bijyanye no kuririmba tubwire iyo nkuru y'ukuntu aguporopoje twebwe amporopoza byari ibintu bitewe n'uko twaganiriye kuko twaraganiriye cyane biratinda tuvugana inkuru bwari ubwa mbere mvuganye n'umuntu igihe kingana gutyo n'ibintu bingana n'ibyo twavuganye mwagana nk'igihe kingana gute ntabwo nakibuka ariko nzi ko ari cyo gihe kirekire navuganye n'umuntu kuri phone ariko wagerageza byibuze nubwo utakibuka wagenekereza byangora twageze mu saa 8 z'ijoro ubwo mwari mwatanye nka sangahe papi nka saa 4 cyari igihe kirekire cyane birangira ibyo yagombaga kumbwira turi kumwe abimbwiye kubera ukuntu twaganiriye cyane ukumva rero yamporopoje tutari kumwe hanyuma nanjye musubiza tutari kumwe
tutarahura. Abahanzi ariko ngo bagira ukuntu bategura ngo bafite amagambo urumva akubwira ukumva aragiye ricengeye ku mutima neza nk'amagambo yakoresheje uwo munsi iki kiganiro cyanyu cya telefone bikubwiye mu yahe magambo? Nayo abahanzi nyine ntabwo nayibuka nubwo namenye uko nayasubiramo ariko nyine icyo nayibuka amagambo Sheri yakoresheje ni ukuri ntabwo byangora kuyasubiramo kuko twavuganye byinshi. Ni byinshi twari twavuganye ntabwo byangora kubisubiramo byose. Kubera kwa kuntu Dorcas agira amarangamutima menshi agiye kubivuga mbona urumva yarasubiye muri bya bihe ndeke ikiganiro kidakirangirira amarira aramutse aje yibutse ibyo bihe byiza. Papi nayahe magambo wamubwiye? Hari ibindi se bitari kumubwira nyine ko mukunda? Dorcas ko mari nk'umukobwa wari uhagaze avuga ati urankunda bizagende gute? Oya urumva niyo mpamvu nubwo ngubwo undi biragoye ko umuntu ya propose undi kuri WhatsApp muvugana no kuvuga ngo byari ibintu biri special. Cyari ikiganiro twavuganye nyine ukumva ko turi deeply twaganiriye ubuzima busanzwe bwacu duhana ubuhamya turavuga gutya ibyo tuganira byose kumva turimo turahuza ndavuga kandi no mu biganiro usibye kuvuga ngo ni nka confirmation wenda ndi gushaka ariko twarabibonaga ko byamaze kuba buriya byari byamaze kuba ukuntu twari twaganiriye ibintu byose twari twavuganye ntago wabibwira umuntu gutyo uri aho ngaho usanzwe bitewe n'amagambo ubonagamo by'urute kugira ngo wumve ukuntu ari amagambo nk'atatu wibuka wanagamo reka tubyihorere ariko icyo nibuka ni uko nyine nasaga nk'aho numva nahamaze guhamanywa n'umutima ko ari bunyemerere hanyuma ariko umuntu nyine akeneye confirmation. Niyo mpamvu rero byanze bikunze uko byagenda kose habagamo aka kantu ko kuvuga ati rero buriya ndagukunda urakumva ahavuga ati rero Dorcas papi yabagize gutya avuga ati ndagukunda wabyakiriye ute? Ubundi abandi bakobwa batabatira iminsi ngende mbitekereze wamuhaye iminsi yo kubitekereza cyangwa se umubwira ati yego? Ntabwo nahise mvuga ngo yego kandi nta nubwo namuhaye iminsi yo kubitekerezaho kuko njyewe ukuntu nari meze nari nzi kureba umuntu nkamenya n'ikintu ashaka. Rero nari nzi ikintu ashaka nari nzi ko uko byagenda kose azabimbwira bitewe n'uko twaganiriye bitewe n'umwanya namuhaye nari mbizi naranabitekerejeho mbere y'uko abimbwira n'umwanzuro narawufashe mbere y'uko abimbwira. Hanyuma rero abimbwira namubwiye ko ndi bumusubize bitwara amasaha make cyane mutamusubiza mukiri muri cya kiganiro n'ubundi. Oya haciyemo kuko urumva byari nijoro ndamubwira nti ndaza kugusubiza buracya mu gitondo bari bwo musubiza. Amusubije kuri message cyangwa aramuhamagaye? Naramuhamagaye. Yego nk'iyo ubona atabikubwira urumva warabibona ko azagira igihe akabivuga. Iyo ubona atinze se wari gutinyuka ukamubwira ngo ati papi oya ntabyo nari kumubwira kandi nanone nkuko mukubwiye narabibonaga bitewe n'uko twaganiraga n'umwanya namuhaga narabibonaga rwose sibyo kuba wakwijijisha ariko uba ubona ikintu umuntu ashaka uko byagenda kose uwo mwanya wose umuha ubizi icyo ashaka. Niyo ugiye kumuhakanira ubu umutengushye niko navuga kuko wakabaye waramuhakaniye mbere mu byo yakoraga umwanya yaguhaga wakabaye warabihakanye mbere ukareka kumuha cyangwa se ukamwigizaho niko navuga kuko icyo ashaka ukizi. Ariko njyewe ntabwo kuko nari nkizi naranacyemeye naranagize umwanya wo kubitekerezaho nari mbizi ko bigomba kuba.
papi hari umukobwa ubwira ko umukunda abahungu bajya bavuga ko ibyo bintu binababangamira cyane akubwira ngo reka mfate umwanya rero ngo njye kubitekerezaho bamwe haravuga ati se buriya abagiye gusenga abandi bati arabanza akajya kubaza umukobwa w'inshuti ye undi atari kubona igihe abanza kujya kubaza mama we abahungu benshi bakavuga ko ibyo bintu bibabangamira kuri wowe ubyakira uti biriya bintu nanjye byari bumbangamire kandi nkanabisengera mu byo nsaba Imana abana ntihazagire rwose umukobwa nzajya kubwira ko mukunda ntazambwire rwose ngo nintegereze hashira ibyumweru kandi nyine niko byagenze Imana niko yansubije Imana yaguhaye icyo wari warayisabye yego hari abantu bajya baza batari ko se papi yarambagije Dorcas yamurambagije kimwe nk'umugore bagiye kubana cyangwa yamurambagije nk'umugore ashaka n'umuririmbyi uzamufasha ngo bahite bakomezanya minisiteri kuri wowe tumare amatsiko warambagije umugore gusa cyangwa warambagije umugore n'umuririmbyi aya njye nishakiraga umugore pe nishakiraga umugore nawe arabizi mu byo narebye ntabwo narebye by'uburirimbyi sinari nzi ko azi no kuririmba so rero tumaze kubana ariko buriya Imana yo yagiye ivuga ati papi na Dorcas bazankorera mu byo rero nasabaga byose Imana irabimpa hanyuma yongeramo n'ako kantu nyine k'ingenzi cyane ubu ngubu dukorana nyine umurimo w'Imana duhuye rero tumaze kubana dutangira nyine kuririmbana numva nyine ni byiza turakomeza turaryoherwa iyo ugiye gushaka bagiye muganira bati rero mfite imishinga iyi n'iyi banumva nidushakana abana tuzabarera gutya noneho nzahita njya mu kazi akanaka ni nk'iyihe mishinga yakubwiraga cyangwa akazi wumvaga kubwira ko yakora n'impano wamubonanaga ubusanzwe aracuruza ni umucuruzi yaracuruzaga numvaga rero mu byo azakora nyine tumara kubana ngo nzakora umuziki nawe akajya gucuruza byahindutse gute rero umucuruzi yisanga yabaye umunyamuziki byaje gute yaraje turaririmbana nyine tugomba guhita dukomeza nyine by'uburirimbyi ariko kandi no muri bizinesi nubwo hari ibyo bapanga gucuruza umuntu wacuruje ntabwo ajya yicara gusa wumva ari umuziki no gucuruza ari iki kintu ajyamo cyane of course ni umuziki kubera ko nabijemo kandi ndabikunda ikindi kandi si umuziki gusa ni n'umurimo w'Imana kandi iyo ugize amahirwe Imana ikaguhamagarira gukora ikintu uba ugomba kugikora hakiri ku manywa kuko nicyo gihe nyine Imana ibiguhaye hari igihe bizarangira bizashira hakaza abandi rero igihe Imana iduhaye biba ari byiza kukishimira no kugikoramo kurusha uko wenda najya gucuruza nabyo ni byiza kandi nabyo nabikora n'umurimo w'Imana nkawukora ariko niwo uza ku mwanya wa mbere niwuza ku mwanya wa mbere mwashakanye na papi ntabwo arazi ko uzi kuririmba kuri uru rwego bikomeye akubonaga muri korari gusa papi ntajya kumubona muri korari se naho namubonye rimwe arya yarimba ku murongo w'imbere cyangwa wari uw'inyuma yahagararaga imbere abaririmbyi bari ku murongo w'imbere baba bazi kuririmba ariko icyo gihe nabwo igitangaje sinamubona kuko twari turi muri ntabwo namubonye pe anafashe mikorofone cyakoze namubonye nyine ari kumwe n'abandi baririmbyi batambuka bicaye se muri stade twari turi muri stade ya Yerika noneho urabona stade ya Yerika ariko niyo habereyemo nk'ibiterane bya ADPR wasangaga bamwe bameze nk'abicaye ku mpande ku buryo batareba abantu bari kuri stage ababizi barabizi hariya so rero nanjye nuko nari nicaye sinarebaga gusa nabonaga korari nyine irimo iraririmba ariko sinabonye umuntu wanjye afashe mikorofone ari kuririmba ntabyo nabonye pe byagutwaye imbaraga zingana gute rero ngo umuhindure umuririmbyi mwaririmbye bwa mbere wumva birajyanye cyangwa hari imbaraga byagutwaye yego twaririmbanye tugiye kuryama
ariko numva biraryoshye ndabwira mu gitondo turajya muri studio tujye kuri recording nuko byagenze. Dorka bwa mbere ujya kuri recording byari bimeze gute sasa? Ntabwo bwari ubwa mbere. Wari wagiyeho muri korali? Ega buriya nubwo atari yarambonye ariko nararirimbaga. Ikintu gitangaje ni ukuntu atanagize n'amatsiko ngo ajye kureba utuvideo arebe na Gosheni arebe kuko nuko ntago nyine yarazi ko ashatse umuntu uzi kuririmba cyangwa se bazaririmbana. Ntago yari abishyizeho umutima kuko ikintu gitangaje nuko ijoro ryashize aribwo namweretse video zo muri korali indirimba na reading indirimbo imazeho imyaka 6. Yego. Ndomerwa. So urumva rero ntago bwari bwa mbere ngiye muri studio twajyagayo muri korali twajyagayo even na ni wacu Musanze hari n'amakorali najyaga gufasha muri studio. Nari nsanzwe nzimenyereye pe. Yego ubwo muragero murarikodinze turaje turebe indirimbo mwarikodinganye bwa mbere wowe na Papi. Ariko je turi muri press conference nakwaje ngo ni ibiki byahindutse mu buzima bwawe kuva wabana na Papi. Umukubita umutoma ati waranzanye ubu isi yose yaramenye dore nicaye n'imbere y'abanyamakuru. Cyane pe ntabwo nabitekerezaga. Iyo wibonye uri muririmba ntabwo bumva ari nk'amagambo wabwira Papi. Namushimira numva namushimira ko yanzanye mu murimo w'Imana. Iko ni byiza pe ntabwo bifite uko bisa. Ese ubwo ntabwo ari ngero umuyabwira muhindukira uyamubwira nta kibazo. Ni ukumushimira mugani rwose nuko wakoze kutuzana. Ni gumugisha vraiment ko umukozi w'Imana ko wampaye umwanya wo gukorera Imana. Haleluya. Ngorora nawe uzaziboneho. Wow, mbega ibintu byiza biryoshye. Indirimbo ya mbere mwarikodinganye rero ni iyihe cyangwa session ya worship mwakoranye bwa mbere ni iyihe? Morning worship episode 3. Episode ya 3. Nime indirimbo zivuga ngo nshima umwami wo mu ijuru samushisha. Niyo ngiyo twari karambora narindwa yarangiza. Indirimbo rusanzwe uzizi zo ndirimbo zo mu gitabo se? Yego nari nzizi ariko si zose kuko yarazindushe ko nanjye nari nzizi kuko iwacu mama wanjye yaraziturimbishaga cyane tukaziririmba nari nzizi rero. Behind the scene ni iki kintu uwo munsi muri codinga bwa mbere cyatunguranye utazibagirwa cyangwa ikintu cyamucanzeho? Iyo ndirimbo urumva twayiririmbanye ari nijoro tubyuka tujya kurikodinga. Nibuka ko tubyutse tugiye muri studio yabikoze neza ahubwo nyuma yaho yarangoye. Iyo ndirimbo yarikodinze neza ariko izindi zo twagiye turikodinga nyuma zo yarangoye just kumuguiding uburyo ashobora kuririmba. Abantu bazi n'uburyo turirimba duhuza amajwi cyane kuhuza amajwi kwacu. So navuga ngo nibyo nakozeho cyane nibyo namwigishaga cyane uburyo ashobora kuririmba kugira ngo amajwi yacu ahure wumve nyine biryoshye. Ubundi rero yararirimbaga kandi akaririmba neza ariko byagera muri studio rwose tugafatamo umwanya urambuye. Papi kuba usigaye ukorana umurimo w'Imana na Dorcas zira session zose muririmbana n'ahandi hose hari ibintu bitatu uvuga ati Dorcas yaraje ashyiramo ututuntu hiyongeramo ibi ngibi haziye imigisha ni ibihe? Yewe navuga ngo 80% by'aho ubungubu turi nk'abahanzi ni ukubera Dorcas yaraje buri kintu kimwe cyose kirahinduka uburyo abantu bafatagamo uburyo banyubahaga uburyo umurimo wacu wari wagutse uburyo niba reka wenda mvuge ku rugero wenda nk'ama social media yacu twakoreshaga
ukabona biragutse cyane navuga ngo byose ngewe mbona ari byose kabisa